Imana bari gukurikirana Gisubizo TV no kuri bitaba Imana aritabye rwose. Kwitaba Imana bitandukanye no gupfa kuko Imana yiguhamagaye niko bitekerezo ubwo wenda nabyo muraza kudubugurangingo iyiguhamagaye ibiguhamagare gukora iki guhamagariye niko bitekerezo abantu rero batari bitaba Imana ngo bakore iki bahamagariye bayitabe rwose kabisa no mu gidasanzwe twitabye umuhamagaro. Turabasuhuje cyane abakunzi ba Gisubizo TV. Mbanje kubifuriza ko Imana yababera igisubizo aho muherereye hose mu isi, abashobasha kumva ikinyarwanda cyangwa se kirundi. Mwese turabavandimwe kandi Imana ibaha umugisha hano muherereye. Abafite ibibazo bitandukanye, abafite intambara barimo, abafite ibigerageza bari kurwana nabyo, Imana ibabera igisubizo nk'uko televiziyo yacu twayise Gisubizo TV. Iki gitondo rero cyangwa aya manwa cyangwa uyu mugoroba bitewe n'ahantu uherereye wowe ubasha kutwumva, ndagusuhuje. Jerome niwe turi kumwe kuri kamera, hanyuma nanjye uri kuri mikoro nkaba Peter. Dufite amahirwe n'umugisha mwinshi wo kugira umutumirwa twagize uyu munsi kugira ngo tuganire kuri topic cyangwa se intego dufite uyu munsi. Nise ko ikomeye bitewe n'uburyo ngiye wenda ntayisobanukiwe, wenda nkaba mfite umugisha yuko dufite uwo twizeyemo ubushobozi bwo kuza kudusubiza kuri iyo topic. Ni topic ivuga ngo mbese umumaro w'itorero mu isi cyangwa mu gihugu ni uwuhe? Abantu benshi barabyibaza, nanjye nabyibazaga, ariko dufite amahirwe ko dufite umutumirwa uyu munsi. Turizera neza ko ari buze kudusubiza kuko harimo amavuta y'Imana. Icyo turi buze kumusaba nk'uko mumubona imbere ya kamera, turamusaba ko abanza kutwibwira anabasuhuze, hanyuma tubwirane ibyanditswe. Haleluya! Nitumara imitima ya benshi ikangukira imbere yawe. Turitabye mwami, turitabye mwami, turitabye mwami, turitabye mwami. Twitabye umuhamagaro, twitabye imbuzi zawe, twitabye umugambi wawe. Koresha ibyo waduhamagariye, udukoresha ibyo ushaka. Iki kiganiro cyungure imitima yacu twebwe bwa mbere, cyungure n'itorero, cyungure n'abazazikurikira bose. Umuntu wese uzafungura ndetse agatega amatwi azumva umugambi w'Imana ku buzima bwe, maze asobanukirwe, ahindura ibintu uburyo yabikoraga, ahagarare mu nzira y'Imana. Haleluya! Nicyo cyatumye ijambo ryawe ritubwira ngo icyatumye dusiga Ikereti ngo ni ukugira ngo dutunganye ibyari bisigaye bidatunganye. Reka tubibonere mu ijambo, niturangiza tubitunganye. Duhagarare nk'uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Ganza kandi utegeke umutima yacu, neza yawe ikomeze kuba natwe muri zose, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha Evangeliste Hagenimana Jean Claude kudusengera, kandi n'abandi bari hirya no hino babasha kumva ururimi turi kuvuga nabo bakomeze bahabwe umugisha. Imana ishimwe cyane. Ndetse n'utarwumva Imana imusobanurire mu buryo ibasha gusobanuriramo umuntu, kuko nta rurimi na rumwe Imana itagusobanuriramo mu gihe iteganya kugira icyo ishaka kukubwira. Amen. Twinjira muri iki kiganiro rero, abantu benshi bibaza, nanjye ndimo, twagize umugisha wo kukugira, kivuga ngo itorero cyangwa se amadini ni icyamaze muri sosiyete, muri leta, mu isi cyangwa mu gihugu. Reka twubakire kuri iri jambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Ndasoma ku murongo wa 13 ndetse n'uwa 14, ariko ndajya soma y'uwo murongo wonyine. Haravuga ngo ku murongo wa 13 haravuga ngo muri umunyu w'isi. Ku murongo wa 14 yakavuga ubwo naho ni yawo y'uwo murongo, muri umucyo w'isi. Twinjira muri iki kiganiro, iyo Yesu kuko yabwiraga abigishwa be n'abandi bantu babashaka kumwumva, Yesu avuga ngo muri umucyo w'isi, yaravuze iki? Yesu akivuga ngo muri umucyo w'isi, yaravuze iki? Ni ikibazo cyiza, ariko uburyo tugiye kubisobanuramo cyangwa kubivugamo ni uburyo Imana ibisobanura muri twebwe.
nubwo umbaje ngo Yesu arashatse kuvuga iki bwa mbere ndagaruka ku kibazo uvuze ngo ni umuhe mumaro w'amatorero cyangwa amadini mwihangane sorry gato mu isi cyangwa se w'amatorero mu gihugu. Yesu akabwira abigishwa ne bamukurikiranaga ngo se avuga ngo muri umucyo w'isi ngo ubwo yarashatse kuvuga iki? Umucyo ni ikintu kigaragara. Mu yandi magambo mu ijambo rimwe yarashatse kubabwira ngo muri abantu mushininga cyangwa se muri abantu by'ibyitegererezo hagati mu bandi. Mu isi nubwo muyirimo mwebwe muri urumuri mugomba kumurikira abantu, mugomba kuba mwaka. Nicyo yarashatse kubabwira. Imana iguhe umugisha. Yego. Turi muri introduction cyangwa se mu nyitangira cyangwa aho turi kubaka ikiganiro cyacu. Yego. Hanyuma ku murongo wa 14 wa 13 naho nkuko twabiganire twabivuzeho dusoma iyi mirongo yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Umunyu w'isi. Yesu avuga ngo twebwe abakristo itorero ry'Imana iyo avuze ngo turi umunyu w'isi ho yarashatse kuvuga iki? Iyo avuze ngo turi umunyu w'isi yarashatse kuvuga ngo nitwe turyohera cyangwa se tuba uburyohe mu isi. Ego tuba uburyohe mu isi kuko iby'isi bishushanya iby'ijuru. Niba umunyu mu buzima busanzwe tuwukoresha kugira ngo twumve ubwo mu yandi magambo rero Yesu yarashatse gutubwira ngo turyohere isi. Imana iguhe umugisha ku gisubizo cyiza. Amen. Uduhaye abantu bakurikiye Gisubizo TV. Turabinginga cyane ngo muze kuduha comment. Ese namwe mubona itorero rikora inshingano zaryo, intego Imana yarishyiriye mu isi, mubona ari igerwaho bimeze ute? Muze kutubwira uburyo namwe mubibona n'uburyo mubitekereza cyangwa nicyo rikwiriye gukora. Hanyuma mu mugisha twagizeho kwakira evangeliste umubwiriza butumwa bivuze ngo reka ngufashe gato mutaranyakira. Hari igihe tuvuga ibintu tugashyira abantu muri close none ahari bagatekereza ko ari nk'ubumenyi buke dufite ku bintu rimwe bigendanye wenda no kumva cyangwa no duteza amatwi. Birashoboka ko yaba afite uko yumva ibintu atari kuri niveau étude nk'iyo wenda twe turiho. Hari igihe umuntu ashobora kumva itorero rimwe agatekereza ADPR asengeramo nkuko ariyo dusengeramo, agatekereza Anglikane, agatekereza Baptiste, agatekereza iki n'ayandi. Ariko iyo tuvuze itorero tuba tuvuze wowe, tuba tuvuze umubiri wa Kristo. Iyo tuvuze itorero ntituvuze idini, ntituvuze aho tubarizwa mu nsengero. Iyo tuvuze itorero ni rya Kristo Yesu, kandi itorero ni nge nawe, ntabwo itorero ari yanzu. Utumye ngira ikibazo. Hari ubwo tuvuga turi kumwe n'abantu cyangwa se tubwira imbaga nyamwinshi, abantu bakaza kwakira ibyo twavuze mu bundi buryo butandukanye. Urumva ni ikibazo ubwo wenda gishobora guterwa n'ubumenyi bafite. Ariko impamvu tuba twabakiriye kuri kamera zacu nk'abantu baba bafite ubumenyi butandukanye no kugira ngo dusharinge ibitekerezo. Abo bantu bafite ibyo batazi wenda babimenye cyangwa se nabo ibyo bashaka gusobanuza bisobanuze, ndetse bashobora no kuduhereza comment ikatwubaka ugasanga mu bundi bumenyi batwunguye. Impamvu tubasaba ngo bajye baduhereza ibitekerezo byabo, uburyo bumva ibintu, uburyo babyakiriye kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora. Hanyuma bisengira ikibazo. Hari umuntu turi kumwe umunsi umwe abona abandi bantu bo mu rindi torero badahuriramo, ndavuga ngo bazi kuririmba neza ariko ngo yabaga bakijijwe. Ese umuntu kubakijijwe bigaragazwa nuko yambaye, nuko agaragara, nuko avuga, ni biki bishobora kugaragariza umuntu ko undi bahuye akijijwe atabimubwiye? Icyo kibazo kirakomeye ariko kandi ni cyiza cyane. Mu mahanga yose Yesu yaravuze ngo abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Imana ishimwe. Ni mu mahanga yose.
rero iyo tugiye kureba bimwe twavuga by'abageni cyangwa se by'itorero ry'Imana, dusanga mu mahanga yose harimo umugeni wa Kristo, tugasanga mu mahanga yose harimo itorero ry'Imana. Umuririmbyi yavuze ngo bazabishanga rimwe nk'uko n'umwungeri wabo agize ute ari umwe. Aha, kubishanga rimwe ntabwo ari uguhuza imico, ibyo bita culture. Rero hano iwacu hari imico twebwe dufite hano mu Rwanda za kirazira z'abatubanjirije, kandi tukagira n'ibituranga. Yego. Noneho waba utabikoze cyangwa wabikora bitandukanye nuko umuco wacu umeze, ukawugize ute, ukabukoza ishyano. Ariko ibyo ngibyo u Rwanda rubuza abaturage b'u Rwanda cyangwa se abatubanjirije abakurambere batagenderagaho, ntabwo ibindi bihugu runaka tutamenshoninze amazina, ntabwo iyo mico yabo twebwe yacu hano bo bayizi, nabo bafite umuco wabo. Noneho uko bavuga ngo buri gahugu n'umuco, uko wakuze, uko wabyawe, uko warezwe, ubwo burere nibwo uzamukana. Niyo ugiye kumenya Imana uzamukuri wa wundi, uretse ko Imana yo ihita igukuramo bya bindi ikakuramo na wa wundi wa kera ikaguhagarika uko ishaka. Ariko igihugu n'umuco bivuga ngo niba igihugu runaka gifite umuco, tuvuge hari ibihugu byizera kandi bikaba byambara gute se, tuvuge wenda nka Korea abahinde bakunda kwambara. Inaha iyo tubyambaye twe duhita tubona itorero rya Islam, kandi ni imyambaro y'igihugu cyangwa se ni imyambaro y'umuco w'igihugu runaka. None se tararengaho ego kugira ngo umfashe neza n'abantu baduteze amatwi banaturebera kuri izi kamera barushaho gusobanukirwa. Ego Umuco w'igihugu ntushobora kubangamira ubukristo? Aha, umuco w'igihugu ushobora kubangamira ubukristo, birashoboka. Ariko kandi niba wewe warakishijwe, niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, icyo gisigaye ni nko kujya ku munzani, ubwo uyishyira ku munzani. None kuko agakiza twahawe kadukemera cyangwa se kadutandukanya n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi mu gihe turi mu bintu bitandukanye cyangwa se turi mu myemerere itandukanye. Niba twakiriye Kristo w'umucyo, umubyeyi wanjye afite umwijima muri we, ntibinsaba guhakana ko atari umubyeyi wambyaye, ariko none ntibinsaba kugira ute, gukominikana nawe mu buryo bw'ubugingo, kuko we afite aho yegamiye, nanjye afite aho negamiye. Ni umubyeyi wambyaye ariko ntiduhuje inzira. Hanyuma twinjira mu kiganiro neza nk'uko twakinjiyemo tugikomeza. Wenda muri kunyumva? Ndimo kukumva, n'abandi bazatubwira uburyo babyumva. Yego. Hanyuma itorero, Yesu iyo avuze itorero cyangwa Imana ivuze itorero, mwebwe nk'ababa mwivugabutumwa mubona koko itorero ryarabaye umucyo w'isi cyangwa ari umunyu w'isi? Yego. Nkamwe muba mwivugabutumwa rya buri munsi, mwatubwira uburyo mubibona. Binabaye byiza mbaga n'ingero by'uburyo itorero rigaragara ko ryabaye ibyo bintu bibiri byombi. Murakoze, ariko uramfasha kuko iyo uganira n'abahanga cyangwa iyo uganira n'abantu uzi ko baguteze amatwi, n'icyo utavuze wakibasezeranyije barakikwibutsa. Ntarasubiza icyo kibazo mbajije, twigeze gusa n'abatandukiriye gato, ariko warumbajije ngo ko tubona abantu, ngenda byibuka bamwe bambaye ibintu runaka, bishyizeho wenda amaherena, tuvuge batukuje iminwa n'ibiki, uhita umbaza ikibazo ngo ese kubona bamwe bishishanya ngo abangaba ngo ibintu, kuko watanze urugero ngo abantu baririmba neza ngo ariko ni abapagani. Aricyo kintu nahita nkubwira ngo agahugu n'umuco.
hari amadoctrine, amahame agenga cyangwa se agenga abantu tuvuge bigendanye n'abaribo n'ibyo bakora n'ibyo bashaka kuzakora, nk'uko buri tsinda ryose cyangwa ikimina cyose kigira amahame akigenga, na buri rusengero rwose cyangwa buri sinagogi yose ifite amahame bigendanye n'imico yabo, ibyo bagira bashyiraho. Ariho nigeze kugusoza navuga ati ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Ntabwo twebwe tujajinga abantu, uretse ko nabwo ari ubumenyi buke, tujajingira abantu mu musatsi ugwa ku bitugu ngo tubone ko ari bwo bupagani. Ntabwo twebwe tujajinga abantu mu nzara basize, ntitujajingira abantu no mu myambaro bambaye, ahubwo twe tubajajingira mu mirimo yabo. Biravuga ngo bahere ko babona imirimo yanyu, nibareba imirimo yanyu myiza ngo bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Ese imirimo yawe nubwo uko nguko we wambaye neza wikwije, imirimo yawe imeze gute? Na Yesu araho yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Imyambarire yo ntiyaba imbuto? Aho imyambarire iba imbuto nibyo ndabyemera. Hari ibintu tumenyereye nk'inaha iwacu mu Rwanda. Iyo tubonye umuntu yambitse ubusa, ntabwo nubwo yaba tuvuge ngo ikisi, narengeye kuvuga ngo nubwo yaba avuga mu ndimi, narengeye kuvuga ngo nubwo yaba avuga mu ndimi, kandi ibyo biraciriritse, biri hasi. Nubwo yaba agira ute we ndahagarara ku ruhimbi buri munsi yanima cyangwa twigisha, twe duhita tugira ngo ni indaya tubonye, tubona ko ari umuntu wicuruza. Ubwo rero niba ko gakiza wakiriye katakobrija kukubwira imyenda ugomba kwambara, ni ikibazo. Ni ikibazo. Mu yandi magambo, ubwo agakiza wakiriye kagomba kugutransforma cyangwa se kuguhindura mu buryo butuma abantu bakubonye bahindurwa n'uburyo ugaragara n'uburyo uvuga n'uburyo ubayeho. Uko niko bimeze. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma evangeliste, yego, mwinjira muri cya kibazo nari nabajije. Yego. Mubona itoro ryarabaye umunyu cyangwa umucyo w'isi, nkuko Yesu yavuze ngo mugende mube umucyo w'isi, mube n'umunyu w'isi? Itorero ngiye gusubiza ibibazo byiza kandi byuje ubuhanga, ngiye gusubiza nkuko mbajije, naba ntatekereje cyane. Itorero kuba avuze ngo ntiriragera kuri wa mucyo cyangwa wa munyu, nabwo naba nihuse kuvuga. Kubera iyihe mpamvu? Yesu aracyakora, aracyari mu kazi. Muri bimwe mu byatumye Kristo Yesu aza kuducungura, kwari ukugira ngo akore iyo mirimo. Ariyo mpamvu birivuga ko akicaye no ku ntebe y'imbabazi. Umurimo wa Kristo mu itorero cyangwa mu isi no kugira ngo abantu twese duhinduke umucyo kandi duhinduke umunyu. Ubwo rero ikibazo mbajije kirakomeye ariko kiranoroshye. Ntabwo biri buze kuvuga ngo uwo mucyo twawugezemo cyangwa se urahagije. Uwo munyu twamaze kuwakira uhagije, kandi Yesu akiri mu kazi. Yesu aracyakora, ateze amaboko kugira ngo na wa wundi nawe abere umunyu isi, kugira ngo na wa wundi abere iki umukisi. Birasobanuye ubwo bishatse kuvuga, niba numvise neza, ko umunyu turi gukora umurimo wawe. Umunyu aracyari mu kazi. Bivuze ngo itorero riri gukora imirimo yaryo, ariko ntabwo ryarangije kuyikora. Iyo rirangiza riba ryaratashye. Niko ubwo mbyumvise. Niko bimeze rwose. Niba ari uko nguko bimeze, tujya tubona rimwe na rimwe amatorero afunga, yafunzwe, cyangwa se nabwo akavuga ati tubuze uburyo bwo gukomeza gukora, reka duhagarikira aha ngaha. Mbese isi yafunga urusengero rwose n'Imana. Ubu uyu munsi inshingano ufite bigendanye n'abantu uhagarara imbere, nutazikoresha neza, Imana izahindukira kubaza ngo kutakoresheje neza inshingano naguhaye. Ndashaka kuvuga iki? Iyo uhagaze mu mwanya wawe ugakora ibyo usabwa gukora,
ukarenganywa, ibyo byitwa akarengane. turi kujyana. Iyo uhagaze mu mwanya wawe ugatanga neza ibyo usabwa gutanga, raporo ukayitangira ku gihe, buri kintu cyose wahamagariwe gukora ukakibamo neza, ukaboneka amakosa guhagarika muri za nshingano, ibyo aba ari akarengane. Abizera tubyita ngo ni ibigeragezo. Satani aba yagusabye. Ariko kandi iyo udakora ibyo wahamagariwe gukora, ibyo ugomba gukora, yego, hakaboneka ab'Imana ihagurutse, cyangwa se nubwo baba bihagurukije, kuko nta wamenya inzira y'Imana nuko Imana ikora, bakakubuza bya bikorwa, ahubwo wowe ntufate umwanya wo gutekereza ngo aho si Imana impaye igihe cy'agahenge ko kwitekerezaho no kugorora ibyagoramye, mbese ubugiye burundu, ubugiye. Ndaza kuvuga ko hari iby'isi ikora ari Imana ibikoreye mu bisi, kugira ngo nawe nyigishe, ariko utakwiga nyine bikaguma gutyo, kuko ntizakoresha uriye kuzakoresha bya biti n'amabuye tuvuga, hari abantu bazabanje gukora. Imana iguha umugisha. Mu ntego Imana ifite, cyangwa Yesu Kristo avuga ngo turi umunyu, turi umucyo, ibintu byerekeranye n'ubwo buryo bwo kugira ngo isi ryoherwe ndetse inabe mu mucyo ujyanye n'uwo Kristo yaduhaye. Hari ijambo nasomye rivuga ngo duhereza abantu ihumure riturutse ku byo natwe twahawe n'Imana. Imana ishimwe. Bigenda gute kugira ngo mu rusengero tugiremo abantu bakennye, bafite ubushobozi bw'intege nkeya, ugasanga abantu dufite abana baba mu makorari birukanwe ku ishuri ku mafaranga atarenze n'ibihumbi 100, dufite urusengero rwa miliyari, dufite korari ifite ibikoresho birenga miliyoni 50 gutyo. Ubwo uwo mucyo wacu utagaragara no muri bene data, uwo mucyo urahari cyangwa abantu turi mu nshingano zitari zacu? Yego. Bigenda ute? Na usubiza icyambere navuga, dukosora aka kantu gukena biri mu buryo bwinshi, ariko njye ubukene navugaho cyane, ubukene bukomeye no gukena Kristo. Ubwo nari mvuze ku muntu umufite ariko afite ibyo ndabyumva, kuko kugira Kristo ndabihuza neza, egare kugira ibindi. Uranyumva neza? Niba ukennye Kristo ukennye ibindi. Reference ndayiguha. Yafashe imigisha yose yo mu bumana, ibumbira muri uwo Yesu Kristo turuvuga. Bibiri kavuga ngo nkuko yageragejwe ndetse akanababazwa, yababajwe no kugeragezwa, ngo nicyo gituma abasha gutabara abagira ute? Abageragezwa bose. Imana tugire neza. Amen. Yesu rero yariyandikisha, aravuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wa Yesu Kristo ku musaraba, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Abaroma niyo bavuga ngo ubwo utimanye umwana wayo ku musaraba, izaburite kumudahana n'ibindi byose. Yohana Prito ngira mu butumwa bwiza. Ndashaka gusobanura iki kintu. Kuboneka mu rusengero ukennye kandi ufite Kristo, bigenda ute? Ushobora kubona ko ufite Kristo ariko utamwizera, kuko kwambara impuzankano y'ikigo runaka nk'umunyeshuri wacu ntibisobanura ko amategeko y'ishuri ari muri wowe. Umwana umwe niyo ngo papa yamubwiye ngo pfukama ngo ukubite ngo uhane, ngo abwira papa ngo reka mfukame, ariko nge simfukamye, ntinya inkoni. Mfukamye mu buryo bw'umubiri ko umutima ndahagaze. Ntinya inkoni yawe ariko ntabwo mfukamye papa. Rero dufite abantu twitirira inshingano ariko batazifite. Inshuti yanjye, niba tuvuga ko Yesu ari byose ko mufite, ntabwo Yesu ari ikinyoma, cyangwa se ntabwo ibyo bintu tuvuga ari ibintu by'ibihuha. Ikindi cya kabiri,
hariho gusumbana ubushobozi, icyo ndacyemera, ariko ntabwo dukennye niba dufite Kristo. Kandi muri kwa gusumbana ubushobozi ntituzigira Kristo azarinda aza tutigeze tureshya ku kigero kimwe. Nkuko tureba izi ntoki zanjye murazitegereza, zose ntizireshya. Uko niko tuzarinda tuva mu isi tutareshya kandi duhuje Kristo n'uwo tuvuga rumwe. Ahubwo ikibazo warumbajije nkigarukeho, yego aho hinjire cyane rwose watembe, kuba umuntu ashobora kuba afite ubushobozi. Nanjye namaze gusanga ko nanjye mfite ubushobozi, ariko ntibureshya n'ubwa Peter, yego ntibureshya n'ubwa Jerome. yego Noneho Jerome we afite uburenzi ubwanjye, atashobora kuza ngo nanjye zamurana kano gatoki ngo basi ntandeshyeshe nawe, ahubwo basi agira kandi gace yongeraho. Ni ikibazo cy'ubukene buri muri Jerome. Reka ntange horwagire kuko navanywe turi kumwe. Aribyo navuze ngo ikibazo ntidukennye amafaranga, ahubwo dukennye Yesu. Nanjye wamaze kuzamuka mu ntera, simfashe umwanya wo gutekereza ko ibyo mfite nanjye ubwanjye bitari ibyanjye, ari iby'umucunguzi. Ariko nzi kubyanima, nzi no kubiyobora, nzi no kubibwira abantu cyane. Ariko njye ubwo bukene buracyanyuzuye. Biradusaba iki? Kubanza guhindukira tukafata Yesu nk'umwami n'umukiza. Twamara gukira ku by'ubugingo n'iby'umubiri twabitanga byakoro. Aricyo gitumye isi ya none abantu benshi twihugiyeho. Umuntu wese ari kureba ikibazo kiri mu rugo rwe, ntafite ijisho rireba mugenzi we. Kandi niba nta jisho rireba mugenzi wawe, hari inshingano watakaje. Ntabwo ari igitangaza. Uzasanga umuntu mubana muri korali nkuko wabitanzeho urugero, mu oriye yo kumenya ko wabuze na minervale ntazi n'umwaka wigamo, oriye yo kumenya umwaka wigamo ntazi ko niga, ni wowe ubizi. Kuko igihe cyo gusharingana abantu ngo babambo nabyita ngo ikisi babe hamwe, ushake kumenya ibyo kwa runaka, umenye se yaramutse gute, ese niye mpamvu yatumye ataboneka mu materaniro, ese niye mpamvu yatumye ataboneka muri korali. Ibyo bihe Satani ajya abimara nk'abantu. Ubukene bw'ishisi bwisha abantu nubwo kwikunda iterambere nibyo riri mu mitwe y'abantu, byimuye abantu mu bandi, byimika ibindi bitari abantu. Noneho bivuze ko urabona niba umunyeshuri wenda twari dutanze urugero rw'umunyeshuri ushobora kwirukanwa ku ishuri ntanasubireho kubera kubura minervale, kandi urusengero rushobora kuba rwubatswe na miliyari zirenga 1 cyangwa se korali ifite ibikoresho birenga. Ihangane gato ngufasha aho hantu urakomeza umbaze. Yesu yaravuze mu gihe cy'iminsi y'imperuka, avuga hejuru yuko abantu bazaba bikunda kandi badakunda n'ababo. Ubwo baba bari muri wa murongo kuba umunyu w'isi n'umucyo w'isi. Nyine nakubwiye ngo ubukene si amafaranga, ndabigarukaho, ni Kristo dukennye. Noneho kuko abantu bikunze cyane badakunda impiya, ariko uhugura yarangije ahugura avuga ngo ariko mwana wanjye ntukabitera umugongo. Bivuze ngo kutabitera umugongo nuko Kristo ari muri wowe aganje, mbese we ntukennye Kristo ahubwo uramufite. Ko ufite Yesu abasha kubimanajenga bigakunda. Noneho ugasanga wa muntu ukuntu korali cyangwa se abanyamusengero cyangwa n'abandi bose batandukanye mu nsengero, haje mu icyo kintu cyo gukunda impiya no kwirarira intakoreka n'ishima, n'umuntu wese agashaka kuramukanya n'uwo bagize ute n'uwo bareshya. Noneho we wakenera kujya kwiga Harvard kuko mwene wanyu cyangwa se umugenzi wawe mukorana nawe afite uwiga Amerika n'ahandi, kuba yakwera muri sponsor biroroshye kuko aravuga ngo aho mbibye ejo nzahasarura. Niko bimeze. Ni win-win situation. Niko bimeze. None rero kigiye kuko wowe nta mwanya agufiteho kugutakaza. Ibyo ni ibintu tubona no mu makwe turabibona. Yego. Uzakora Imana ishimwe ko uzakora ubukwe vuba, uzabukora uzambwira uzamubuhamya. Niba mubana n'abantu bihumbi 5 nibyo uzakira. Ubwo urampanuriye rero. Imana ishimwe. Wenda se ko reality atari verite, ariko Imana nemera ko ikora ibintu byose. Amen. Kandi tegeka bikemera rwose. Kandi nyagira umuntu bigakunda. Ariko majorite y'abantu, ariko ubwo turi kuri ba bandi bagifite ubukene
bwo kutamenya Yesu. Kuko hari n'abamaze kwaguka babikora badafite ikindi barebaho ari uko bageze ku musaraba gusa. Imana iguha umugisha. Umubare se n'ugaruka inyuma ho gato. Yego. Ndi kubona isi kuba yafunga isengero bishobora kuba ngombwa kubera iye mpamvu wenda muraza kunsubiza bitewe n'uburyo mwebwe mubamukesha. Yego. Niba tugize ikibazo cy'umwana wirukanwe ku ishuri, urusengero baratura buri gihe, tukagira abakene badafite ubwiherero, yego, bikarangira leta cyangwa isi arije kubakira ba bantu bari muri rwa rusengero rufite ubushobozi bungana n'ubwo tujya tubona ibi usanga insengero zifite amashuri, zifite ibitaro, zifite amakaminuza, zifite zininjiza amafaranga menshi. Ubwo ntabwo itorero ryaba ari ryo ryishyize mu mwanya wo gutuma rifungwa kubera ko ridafasha ba bantu babana, bigatuma noneho isi cyangwa leta ariyo iza gufasha ba bantu baba muri rwa rusengero rwinjiza bya bintu byinshi bitandukanye mu buryo twabivugagamo. Ubwo urusengero cyangwa idini si byo rishobora kuba ryishyize muri uwo mwanya wo gutuma rifungwa. Urakoze cyane. Ndagusubiza mu buryo bwumvikana. Turi mu isi, hari umubyeyi ubyaye umwana, yamara kubyara umwana akadekarara impamvu uwo mwana nubwo yamubyaye atamushaka, agatanga impamvu nubwo yamubyaye wenda amushaka ariko nta bushobozi afite bwo kumurera. Uburyo systeme yacu yubakitse, systeme yo mu isi yo mu gihugu bisanzwe, nico ndimo niyo si yacu. Hari abagira neza bashobora kwadota wa mwana kuko habayeho kwidekarara kwa nyina wa mwana, ntashoboye kugira ute kumurera. Hari ubikoresha muri systeme yo kujugunya umwana bakamwadota, abandi bakamurera kandi akabaho neza, agakura, akazakora icyo Imana ashatse ko azakora. Natekereza hari n'uwo ushobora kuvuga ngo nge byananiye kugira ngo nzamwice cyangwa bigende ukundi, hagira umugira neza rwose. Ibyo nabyo biragira ute, biremewe. Niba leta ishobora kurinda umuturage guheranwa n'agahinda kubw'ikibazo adashoboye gukemura, Imana inaniwe no kuba yakemura ibibazo ngo usubize muri ubu buryo. Niba udashoboye gukora icyo wagombaga gukora, kucyamburwa biroroshye. Ushobora kuvuga mu nzira imwe kuba bafunga insengero mu buryo bumwe, nuko hari iby'Imana ishaka ko bikorwamo bitarakorwamo, cyangwa se yashaka ko bikorwamo bitakozwe, cyangwa se none twebwe tugiye kureba kwanariza, tureba ibyo batubwira n'ibyo badusaba. Kandi dufite n'ahantu henshi ubona nta mpamvu zari gutuma bafunga cyangwa se bazikinga, ariko byaremeye. Rero iyo ubaye umuyobozi gito, mvuge gutyo, udashaka kureba kwibaza ngo se niki kiri inyuma y'ibi, aho se haba ari Imana impaye umwanya wo kwitekerezaho. Ntabwo nubwo wafungurirwa amaherezo, ni kwa kundi nigeze numva hari amagambo yigeze yaduka ngo Imana iri kuvuga ngo nubwo mwaba mufunguye ariko nta Mana ibafunguriye, amaherezo bazongera zifunge. Ni wandi ushobora kuzakora ariko kandi uri inyuma y'umurongo. None se ubundi koko bari none niba izo nshingano zo kurera ntazo ufite, ntabwo wakugombye gufatira izo responsibility. Tugana ku musozo, abantu bazakomeza badoreze comment, baduhe na like ndetse bakore na share kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Mu gihe nk'iki ngiki itorero rirasabwa iki kugira ngo rikomeze rimurikire isi imenye ubutumwa bwiza? Itorero rirasabwa iki kugira ngo rikomeze riryohere abantu, abakizwa biyongere bashingiye ku mbuto itorero ryabereye? Hakorwa iki? Yego, mu mboni zanyu. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba, ube maso mu Kristo nturuhuke nonaha, amakuba ari hafi
usabe, amakuba ari hafi, usabe. Icyo ushaka kuvuga si twashatse kuririmba. Itorero rirasabwa kuba maso kandi ntiriruhuke gukora imirimo myiza y'uwabahamagaye. Kuko nujya kuruhuka cyangwa se nujya gushyiramo pause uzanyagwa. Ninjya gutuza nzanyagwa. Kugira ngo itorero rikomeze kuba umunyu kandi ribere isi umucyo, rigumye rishinga imizi mu kirenge cyangwa se ikirenge mu cya Yesu, rishinga imizi mu wabahamagaye. Nushaka kubaka bitandukanye n'uwaguhamagaye n'umwubaka wawe mukuru, umwubakisha wawe mukuru, inyubako izasengwa. Nizi ibintu byo kubaka, iyo wubatse bitandukanye n'amabwiriza n'amategeko y'inyubako byagombaga kubakwa, iyo supervisor aje aragusenyesha kugira ngo tukomeze tube umucyo, tubere isi umunyu, twubake nk'uko Kristo yubatse. Duhagarare, imizi yacu ihagarare muri Yesu, tuzaba umucyo. Icyo numvisemo nka conclusion cyangwa se nk'umwanzuro, nuko buri muntu wese agomba kugera ikirenge mu cya Kristo nk'uko Pawulo nawe yavuze ko yakigeze mu cya Kristo. Kandi ikindi tugakora icyo twahamagariwe, tukarushaho kumva no kumvira Imana, tukarushaho kugenda uko Imana ishaka ko tugenda, niho tuzabyara umusaruro. Niko mbyumvise, niko bimeze. Hanyuma mbere y'uko dusengera, ndumva wabwira abantu nimero za telefone zawe kugira ngo n'uwakifuza kugirwa inama, kukubwira ikindi kintu akwifuzaho, nabwo numva nta kintu byaba bitwaye utanze nimero zanyu za telefone, nimba nta kintu bitwaye. Murakoze cyane. Nimero za telefone ntabwo ari ibanga, ahubwo barareba aho ngaho gukiganira umunsi, barahabona telefone yacu. Ni uburyo bwiza busobanutse, kuko n'abari buyumve n'abari bukirebe bazayibona byoroshye cyane. Murakoze ubwo nubwo buryo muhisemo, ubwo abantu baze kureba muri commentaire banarebe kuri titre y'ikiganiro barono nimero zanyu, bazabandikire kuri WhatsApp cyangwa mu bundi buryo bushobora gutuma muvugana. Dusoza rero wasengera abantu bakurikiye kino kiganiro kugira ngo kizabagireho imbaraga, abahinduka bahindurwe nacyo, abongererwa ubundi bumenyi nabwo bazabwakire. Imana ibaha umugisha kandi ndabashimiye ko mwaje, hanyuma mwadusengera. Imana kujya dukomeze guhabwa umugisha n'abadukurikiye n'abakurikiye Igisubizo TV. Abatarakora subscribe ntimubyibagirwe, yikore ndetse mukore share n'ibindi ibyo ari byo byose bishobora gutuma abantu bamenya ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Karibu mwadusengera. Amen. Mana mu izina rya Yesu, turagushimye turaguhimbaje. Haleluya. Niwe waturemye turabawe. Turema kugira ngo tuguhimbaze, turema kugira ngo tukwamamaze. None natwe twitabye umuhamagaro we yaduhamagaye. Turagushimira imirimo yawe muri twebwe, tugushimiye iki kiganiro tuyoboyemo. Reka Data wa twese ugane na buri umwe wese. Birashoboka cyane ko hari aho twaba tutageze, ariko uhagere. Birashoboka cyane ko hari aho tutakingura, ariko uhakingure. Icyo tugamije ni ukugira ngo ubwami bwawe bugire ute buze, buganze, bwuzure imitima yacu. Itorero ryawe rikeneye kugira ute guhagarara ridafite ipfunwe, ridafite iminkanyari, ridafite umwanda, ahubwo tugakomerera muri iki gihugu, tugakomera muri ino si kugira ngo tukunezeze. Twasanze umuntu adashobora kukunezeza atarakwakira. Iyo maze kukwakira nibwo akunezeza. Bivuze ngo ntiwaba umucyo ngube n'umunyu ndetse udafite Kristo. First of all, banza ugire Kristo. Dusabiye abantu kugira ngo Kristo agwire mu mitima yabo. Twasanze ubukene bukomeye atari uko abantu batakikontribuwa ku bandi ngo babafashe, ahubwo isi yabaye nyamwigendaho. Biravuga ngo misi y'imperuka, Pawulo avuga ngo hazaba ibyo bihe byose twavuze. Dukure mu buhenebere maze uduye kugutunga
Kristo, maze nitugutunga biratuma tunezerwa, dukoreshwa imirimo y'Imana nk'uko Imana ishaka. Turinde gukora imikoro itari iyacu, kuko twasanze ari ugutsindwa, ahubwo dukoresha ibyo waduhamagariye. Mu izina rya Yesu Kristo, tumara ubukene bwacu, ubukene bukomeye twabonye nubwo kutakugira. Niba tugufite muyera, azakira imbaraga, azakira ubutsinzi, maze amenye ko agomba kuba umucyo, agomba kube umunyu, kuko isi ikeneye uko tuyimurikira, isi ikeneye ko tuyiryohera. Ni wowe ukwiye kuryohera abaturanyi, ukwiye kuryohera abavandimwe, ukwiye kuryohera imiryango, ukwiye kumurikira isi. Isi iri mu mwijima, ariko ikeneye abera b'Imana bayimurikira. Urakoze Mwami Yesu ko udushoboza kugukorera kandi tukamurikira isi nk'uko dusaba, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, amen.